zimwe mu nama ubona online inyinshi zikwangiriza uruhu, cyangwa za nama wumvana abantu rwose izo nama ushaka wajya ureka kuzikurikiza. Turebe bimwe mu bintu abantu bafata nk'aho ari ukuri kandi bitari byo. Turebe n'icyo siyanse ivuga kuri ibyo bintu. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Abantu benshi bizera ko iyo ukoresheje product ikagutwika cyangwa ukumva uruhu rurokera iyo product bitangiye gukora. Hoya, hari igihe iyo product ahubwo iba yangije uruhu rwawe rwo hejuru, kuko iyo product ishobora kuba yaguteye tewil, transepidermal water loss, uruhu rukumagara. Iyo tewil tuzayivugaho birambuye, uruhu rukuma, noneho wowe ukumva ko ari product yatangiye gukora. Ahubwo icyo gihe barrier yawe biri kwangirika, bibaye byiza iyo product wayireka. Gusa kuri zimwe muri product hashobora kubaho ukumva uruhu rwawe ruri kokera ariko bidakabije, kandi nabyo birangira mu minsi mikeya. Ku maside amwe n'amwe ibyo bintu bikunda kubaho, ariko ntabwo ari ihame ko product zose n'izitarimo amaside ubanza kumva uruhu rwawe ruri kukurya ngo wemere ko product iri gukora. Ahubwo ikintu biba bishatse kuvuga, uruhu rwawe amazi yagabanutse, kandi niba amazi yagabanutse amavuta araza gukorwa ari menshi, utangira urwara ibiheri. So ni byiza kuyihagarika hakiri kare. Ikindi cya kabiri abantu bizera ko gukoresha product nyinshi bivuze ko ari bwo uzabona result nziza, kandi abantu birengagiza nuko uko ukoresha product nyinshi noneho ubaye utazi n'ukuntu bazikurikiranya, ahubwo uri kwangiza barrier yawe, uri kwangiza runo ruhu rwo hejuru. So ni byiza product nyinshi yego wazikoresha, ariko ubizi neza ukuntu bazikoresha. Naho niba utabizi wakwibanda gukoresha product nkeya, cleanser, moisturizer na sunscreen. Wenda uruhu rwawe rwaba rurwaye ukongeramo akantu kamwe cyangwa tubiri muri rutine yawe, ariko nabwo ukazabikorana ubwenge. Tuzabireba ukuntu skincare rutine y'umutangizi yaba imeze. Ikindi abantu bizera ngo nuko oil skin idakenera moisturizer, kandi aho ngaho ni ukwibeshya. Ahubwo iyo udakoresheje moisturizer uruhu rwawe rukora amavuta menshi, ayo mavuta y'umurengera akaba ariyo azatuma uruhu rwawe rukora ibiheri. Iyo uruhu rwabuze amavuta rwo rwirwanaho rugakora andi, ruhita rwumva ko uruhu rwawe rukeneye amavuta, rugahita ruyakora vuba vuba, ugasanga urayagirana, kandi noneho ikibi cyabyo ni uko uhakura n'ibiheri. Rero niba ufite oil skin, moisturizer urayikeneye. Ikindi abantu bizera ngo ni sunscreen irirabuza, ibyo ngibyo nabivuzeho vuba aha. Sunscreen ntabwo yirabuza, ahubwo kuyikoresha nabi nibyo bikwirabuza. Ko wakoresha duke, kandi ubundi sunscreen ni intoki ebyiri cyangwa intoki eshatu, kandi ukibuka gukora reapplication. Ibintu nk'ibyo nabivuzeho, video wayireba yose kugira ngo usobanukirwe neza. Rwose sunscreen ntabwo ari kwirabuza, ahubwo uko uyikoresha nabi nibyo bikwirabuza. Ikindi abantu bizera ngo nuko ngo natural product arizo zikora, naho izirimo chemical zidakora. Gusa ikintu wirengagiza nuko ubundi kugira ngo skincare product iguhe result ni ukubera ko uba wakoresheje ama actives runaka, wayakoresheje kuri percentage n'iyi bivugwa ko ariyo ituma iyo product igukorera. Naho kuba ikintu ari natural ntabwo bivuze ko kizagukorera, ahubwo irinde gukora zino za DIY, kubera ko ibi bintu dukora ugasanga uri gukoresha colgate cyangwa uri gukoresha ngo cinnamon cyangwa iki, bishobora kwangiza uruhu rwawe, ugasanga kurusana bigutwaye akayabo. So natural product ishobora no kutagukorera rwose, ukisiga ukamara ibikombe n'ibikombe ariko result tutari kuyibona. Naho wakoresha chemical product akaba arizo zigukorera. Natural ni just ni izina, nta kindi. Ikindi abantu bakora batabize ko ari amakosa ni exfoliation buri munsi. Exfoliation buri munsi yangiza uruhu rwawe. Niba product warayikunze gakeya wayikoresheje, kakandi kasigaye ku ruhu, kakandi wakoresheje n'ubwo wagakarabye karacyari mu ruhu kari gukora.
naho gukoresha product buri munsi ntabwo ari byo bizaguha result nziza, ahubwo uri kwiyangiza ushobora gutuma uruhu rwawe rushya, rutwikwa n'izuba byoroshye, cyangwa uruhu rwawe ugasanga ruzanye ama dark spot, rugasa nabi kubera ko uri kurwangiriza hejuru. Mu bintu exfoliation ya buri munsi ikintu ishobora kugukorera ni uko ushobora kugira micro tears, ushobora kugira udukomere dutoya tutagaragara. Ikindi ushobora kugira sensitive skin, ushobora kugira uruhu ruri gutukura, uruhu warukoraho rukakurya. Izo ni zimwe mu ngaruka ziterwa nuko urimo urakoresha exfoliation buri munsi. Kandi ikindi ushobora kumaraho amavuta yose, wamara kuyamaraho n'ibiheri bikaba birakubona. Nibagiwe ko iyo uruhu rwawe rwangije gutyo nka kuriya kuntu urushobora kwita rwangizwa n'izuba, cyangwa ukagira ama inflammation nk'ibiheri, bishobora no gutuma uzana dark spot. Kandi mu bintu bigora cyane kuvura dark spot nazo zirimo, bishobora kugufata umwaka kugira ngo dark spot iri ku ruhu rwawe iveho. Urumva ko ikintu nk'icyo rwose ukwiye kukirinda. Ikindi abantu bizera ngo ni uko uruhu rwirabura twebwe dufite ama melanine ngo ntabwo dukeneye sunscreen, ariko ikintu batazi ni uko sunscreen ari ingenzi. Sunscreen izakurinda kanseri y'uruhu. Kandi hari bamwe mu birabura kanseri y'uruhu yatatse, urugero nka Bob Marley, kanseri y'uruhu melanoma niyo yamuhitanye. Bibaye ari ibyo ko melanine ziturinda izuba, ntabwo ikintu nk'icyo cyakabaye cyarabayeho. Sunscreen iturinda kuba uruhu rwacu rwakwatakwa na melanoma n'izindi kanseri z'uruhu. Ibyo bintu kanseri y'uruhu sunscreen izayikurinda. Ikindi wamenya kandi ni uko kuba ufite melanine bitavuze ko uruhu rutakora izindi melanine nyinshi, kubera ko iyo izuba ridutwitse uruhu ruhita rwirwanaho rukora melanine nyinshi, ibara ry'umukara, bigatuma aribwo usanga uruhu rwawe rwazanye ama dark spot. Ikindi kibi cyane ni gutya dukoresha ama active, ugakoresha retinol. Nujya ku zuba wakoresheje retinol, nta kabuza uzatwikwa naryo, usange wazanye n'amabara ku ruhu. Kubera iki? Kubera ko wakoresheje ama active, wakoresheje amavuta akesha, wakoresheje iki, ariko ntiwirinde izuba. Dark spot rwose zizakubona, usanga ufite uruhu rudasa hose. Niba ukoresha actives cyangwa niba utanazikoresha, ukeneye kwirinda izuba pe. Ntabwo uruhu rwacu melanine bivuze ko iturinda 100% ingaruka z'izuba. Abantu bizera ko abantu bafite ibiheri babiterwa no kugira umwanda. Hoya, ntabwo ibiheri byose biterwa n'umwanda. Ushobora no koga mu maso ukikuba akaba ari buzana ibiheri. Urugero, niba wikubye mu maso ukamarayo amavuta yose, umubiri uzakora amavuta abe umurengera, ahure n'utubacteri, witambukira usange urwaye ibiheri. Kandi byitwa ngo uri koga cyane. Ibiheri bishobora guterwa n'amahormone, bishobora guterwa na genetike, bishobora guterwa n'amabacteri witambukira, bishobora guterwa n'ama-inflammation, bishobora guterwa n'uko uruhu ruri guhura n'ama-stress. Ibintu nk'ibyo ntabwo ibiheri byose biterwa n'umwanda. Uruhu rwiza ni ukwihangana, ni uguhozaho, ni ugukora skin care yawe neza, ni ukurinda uruhu rwawe, ukarurinda ibyarwangiza, ukarurinda iryo zuba, ukarurinda ayo matrends. Ibi byose ubona biri kugenda bitrendinga ku masocial media. Ikindi ukaba wa muntu wihugura ukamenya uruhu rwawe rukeneye ibi n'ibi. Bizanagufasha no gusevinga amafaranga. So sharing ino video umuntu wawe uzi ukunda utuntu twose dutambutse ku masocial media. Wibuke kudukurikira niba utari wadukurikira, ibi biganiro bitazajya bigucika. Kumenya skin care ni uburenganzira bwawe.